Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Ernest ugusuhuza. Nkuko twabyumvikanyeho cyangwa se twabisezeranye, twinjiye mu cyumweru cyo kwiga ku Mwuka Wera. Umwuka Wera ni isomo rinini, ni isomo rigari, ni isomo ryagutse. Twabonye ko tuzabiganiraho tukamwiga mu byumweru bibiri. Iki cyumweru dutangiye guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu, ndetse n'icyumweru kizakurikiraho, icyumweru gitaha cyangwa next week, tukazahera n'ubundi ku wa mbere tukagera ku wa gatanu. Intego dufite ni iyihe cyangwa se ni izihe? Turashaka gusobanurira abatwumva Umwuka Wera ninde, Umwuka Wera ni iki, Umwuka Wera yaturutse he, Umwuka Wera atumariye iki. Twamara kubisobanura tukazasobanurira abantu ibiranga umuntu uri mu Mwuka Wera w'Imana, kandi tukaganiriza abantu Umwuka Wera w'Imana atandukaniye he n'Umwuka Wera w'isi, atandukaniye he n'umwuka murambabarira, Umwuka Wera w'Imana atandukaniye he n'umwuka w'isi, kandi Umwuka Wera w'Imana atandukaniye he n'umwuka wa Satani. Kuko hari abantu bashobora kuba bagira umwuka w'isi cyangwa umwuka wa Satani, bakabyitiranya n'umwuka. Iyo hagiyeho Wera ni umwuka umwe gusa w'Imana. Tuzaganira ku myuka, ese iyindi myuka itari umwuka w'Imana nayo ishobora kurondora abantu, ishobora kuba yajya muri prediction cyangwa ikagira ibintu ivuga bigasohora. Ese Umwuka Wera w'Imana atandukaniye he n'iyo myuka yindi, atandukaniye he n'izo mana zindi? Hari ijambo nkunda cyane n'indirimbo twanditse ivuga ngo izindi mana ni ukubeshya, zifite amaboko ntizikora, zifite akanwa ntizivuga, zifite amatwi ntizumva, ntabwo zakwirwanira, ntacyo zimaze, ngo ariko Imana yo mu ijuru twahisemo gukorera irera, kiranuka kandi ifite imbaraga kandi ishobora byose. Iki kiganiro nizeye ko kizakuryohera. Intego dufite rero niyo kuzasengera abantu bashaka kuzagerwaho n'ibitangaza bikorwa n'Umwuka Wera. Ikintu cya mbere ni ukwemezwa nawe ibyaha, ukemera ko uri umunyantege nke, ukihana, ugakizwa, akaguhindura mushya. Icyo tuzakiganiraho. Icya kabiri ni ugushira amanga, ukabasha guhamya Imana. Umuntu wuzuye Umwuka Wera abasha guhamya Imana ashize amanga, ashize ubwoba. Tuzabiganiraho turebe ukuntu ba Petero bataruzura Umwuka Wera bagendanaga inkota yo kwirwanaho ngo barengere umubiri n'amagara yabo. Tuzaganira ukuntu bagendaga bihisha ubwo Yesu yari atwaye umusaraba arenga bahinguka. Ariko turebe ukuntu bamaze kuzura Umwuka Wera babaye abagabo bo guhamya Yesu, ntibabe bakihisha n'icyumba bikingiraniragamo bihisha abanyedini n'abayobozi b'icyo gihe bakagisohokamo bakavuga Yesu. Tuzasoza ibi byumweru bibiri dusengera abantu bashaka kwakira Umwuka Wera bagakizwa, bagasobanuka, kandi tuzasengeramo n'abantu bashaka kwakira ibitangaza bya Mwuka Wera akagira icyo ahindura mu buzima bwabo. Mwuka Wera atanga ubwenge, Mwuka Wera arasirimura n'ibindi bitandukanye. Umuntu akaba umusirimu, umuntu agasobanuka, umuntu akaba umunyamuhamagaro, umuntu agakorera Imana. Nguhaye karibu muri iki kiganiro dutangije cy'umutsima wa buri munsi, tuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera, tuganira ku Mwuka Wera. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu isezerano rishya, Abaroma ibice 8 ku murongo wa 24. Abaroma ibice 8 ku murongo wa 24. Kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? 24. Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Murongo wa 25 ari nawo nashakaga. Uko niko n'Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Turasubiramo umurongo wa 26, urwandiko rwandikiwe Abaroma ibice 8 ku murongo wa 25.
uku niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha, iminiho, itavugwa akira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko umwuka wera, iyo usomye igitabo cy'Itangiriro ubona ko Imana yaremye ijuru n'isi, isi itagira ishusho, ariko imaze kurema ndetse na mbere y'uko irema, Bibiliya ivuga ngo umwuka wayo yagendaga hejuru y'iryo sanzure ry'isi yari ihari. Ukongera ukabona mu kurema kw'Imana iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Ukumva ko ari inama cyangwa ari umwanzuro w'inama, cyangwa se ari igikorwa ngiro kiri gukorwa n'abantu mu cyubahiro cyabo. Abo ni bande rero? Imana ishimwe. Aba ni Imana Data, aba ni Imana Mwana, aba ni Imana Mwuka Wera. Ubundi Imana tuyigira cyangwa tukayizerera mu butatu butagatifu. Imana Data ishobora byose iri mu ijuru ryera kandi igakorera muri twe, kuko ku batizera nyine iba mu ijuru niho ituye gusa, ariko ku bizera Imana Data ikorera muri twebwe, ikagendera muri twe. Iyo Mana rero irimo n'Imana Mwana, ari we Mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, watanzwe rimwe ku bwacu, agapfa akazuka, akaducungura, akatubabarira ibyaha, akaduhesha kubabarirwa ibyaha. Hari rero n'Imana Mwuka Wera, Bibiliya imusobanura nk'Umwuka Wera umuyobozi, ikamusobanura nk'Umwuka Wera mujyanama, ikamusobanura nk'Umwuka Wera w'imbaraga, ikamusobanura nk'Umwuka Wera mufasha twahawe. Uyu mufasha rero ntabwo ari uwo kudufasha mu kwerekwa gusa, mu kuvuga indimi gusa, impano z'umwuka, ibitangaza, ahubwo ngo agorora n'amasengesho dusenga. Kwa gusaba kwawe ugasaba nabi ugira ngo usabye neza, abiha umurongo bikagera ku Mana, biri mu rurimi rusobanutse, Imana ikatwumva igasubiza amasengesho. Reka duhe Imana icyubahiro yatanze Mwuka Wera. Ni isomo rinini aho tuzaganira ku mavuta ya Mwuka Wera, tukareba byinshi n'ibyiciro by'amavuta y'Umwuka Wera n'ibyiciro by'abanyamasengesho. Urararitswe, ariko muri iki gitondo nashatse gusa kugaruka ku buntu twagiriwe bwo guhabwa Umwuka Wera kuri Pentekote. Penta gatanu kote bisobanura ko Yesu yakoze umurimo muri mission yari afite ku isi, arangije asubira mu ijuru. Ku munsi rero wa 50 arekura Umwuka Wera. Intumwa zuzura Umwuka Wera zivuga mu ndimi, kwikubitira abantu 3000 barihana mu burasirazuba bwo hagati. Petero abwirije atanikebaguye. Umwuka Wera atanga imbaraga, atanga amavuta, atuma ibyo twigisha n'ibyo twiga tubyumva, uwigisha kumvwa n'uwiga agafata. Imana ishimwe rero kubera aka kanya iduhaye ngo tuboneke imbere y'Imana muri iki gitondo, twize ijambo ry'uko Umwuka Wera dusabira, akatunihira iminiho itavugwa kandi akagorora amasengesho dusenga. Iki gitondo ndumva ashaka ko tugarukira ku gace gusa kavuga ko Umwuka Wera agira uruhare mu gusenga kwacu, akagorora amasengesho dusenga no gusaba kwacu. Ngaruke ku gace kavuga ko wifuza gutunga Mwuka Wera nk'umuyobozi agomba kuba akiranuka. Ngaruke ku gace kavuga ko Mwuka Wera azakora ibitangaza muri twebwe byinshi, nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice 3, ukuntu ba Petero bamaze kuzura Umwuka Wera bagiye bahagurutsa abantu bafite ubumuga, abantu bagahaguruka, ibitangaza bigakoreka. Pawulo amaze kuzura Umwuka Wera, ibyo kwica abasenga no kubahiga yabivuyemwo, ajya ku isonga mu kuvuga ubutumwa, ku buryo n'ibyuya bye n'ibicucu bye na mushwari bamukojejeho zakizaga abantu. Umwuka Wera rero ntasanzwe, n'imbaraga zidasanzwe, arakingiriza, aratabara. Yakingirizaga Abisirayeli, agakora operations nyinshi z'Imana. Umwuka Wera rero nawe ni Imana, ariko kandi ni akaboko kadasanzwe k'imirimo y'Imana kuri twe. Abakiriye Mwuka Wera ntibaba bakigengwa na kamere y'umubiri n'irari ryabo, kuko Mwuka Wera dushyiramo ubumana, akadushyiramo umutima wo gukunda abandi tutikunda twenyine,
akadushyiramo umutima wo gukunda gusenga, kudapfusha umwanya wacu ubusa, kuba imbere y'Imana. Ndagira ngo ngusengere niba wifuza ko Mwuka Wera akora imirimo idasanzwe kuri wowe, akiza indwara, atanga ubwenge, atanga kuraje cyangwa imbaraga mu kazi, waba utagafite akaguha ubwenge bwo gushakisha. Mwuka Wera akiza umwaku, atanga ubusirimu n'ibitekerezo bishya, umutima ukunda, imbaraga zo gushira amanga no guhamya Imana. Waba uri kutwumva wari warananiwe guhamya, gukiranuka, hari abantu bakuganza ugaceceka ntuvuge Yesu, ukumva hari aho utavuga Yesu ngo utabura indamu z'isi, utabura akazi n'ibindi bitandukanye. Guhamya gukiranuka bikanga ngo abandi bataguseka, ngo ni abapape bawe, ngo ni abantu bawe, ibintu nk'ibyo, ukagira za soni zirisha uburozi ukananirwa guhamya Imana. Icyo ubura ni Mwuka Wera. Ikiganiro cya mbere dutangiranye, ndagira ngo ngufashe dusenge, dusabe Imana izabane natwe muri iki kiganiro, uzabashe kumva neza ubumenyi kuri Mwuka Wera ukeneye n'akamaro ke. Ariko kandi nawe ujye ku rutonde rw'abababarirwa ibyaha, ujye no ku rutonde rw'abantu bazagirirwa neza n'Imana muri iki kiganiro. Imana ikabuzuza Umwuka Wera w'impinduka, akabaho impinduka ku buzima bwawe. Tuzatangamo ubuhamya, tuzavugamo ibintu byinshi. Ndakuraritse nguhaye ikaze dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data, uyu mushiki wacu yumvise iki cyigisho kuri Mwuka Wera, yifuje kuzabana natwe, yifuje kumubabarira ibyaha, yifuje kwakira Umwuka Wera w'impinduka, umuhindura ugakora ibidasanzwe muri we. Manukira muri we, mwakire, hindura umutima we, muhe kugira inyota y'ibyawe no gukiranuka, kandi iki kiganiro cya buri munsi azajya akurikira adahusha kizamugirira umumaro ku bwa Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all, and you guard our heart. So we lift our hands, and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in your